baraca hano hariya kwa Kanizi baraca umuhanda naberetse. Amena iwe niso ndamaboko yiteka niza dokora makuba yose niza barahazi simuhazi isunza amaboko yiteka kunyengelo ya Yorodani niubura maso igihugu cyiza n'igihugu cyiza cy'amahoro hakuya ku nkengero haratoshe tuzahavugira indirimbo ya Mose tubane na Yesu iteka tujya kuri cyo bibaya marahora mushiteka Yesu Kristo ni bakurikire baje mu cyumba cy'abacabo hano kwa Kanizi unyengelo haratoshe tuzahavugira indirimbo ya Mose tubane na Yesu iteka amena gerajya twese bayata n'igihugu cyiza cy'amahoro amena hakurya ku nkengero n'akandi kasagutse tuzahavugira indirimbo ya Mose shimo mu mutima n'igihugu cyiza cy'amahoro hakurya ku nkengero haratose tuzahavugira indirimbo ya Mose tubane na Yesu iteka Mana data w'ibyiringiro by'umunyabyaha dushimiye ko watanze impano yawe y'agakiza kandi ubwo abana bawe bakwiringiye kandi bakaba bamaze kubatizwa utahe mu mitima yabo ubahe kugendera mu bugingo bushya amen imbaraga y'umwuka wera ikomeze gukora mu bugingo bwabo kandi natwe twabatijwe umubatizo w'amazi kubera kutubatizwa umubatizo w'umwuka duturwamo n'umwuka wera bitari gukora ibihwanye n'ubushake bwawe mu izina ryiza rya Yesu amen mwakoze cyane baduherekeje yakora mwakoze abaherekeje aba bageni nawe mwakoze namwe badiyakoni mwakoze amen Imana ibahe mwese isabato nziza kuri twese